ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 18 amazina y'ibiguruka n'inyoni zo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Ni ukuhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira, afata rumwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore amushyira umugabo we. Umugabo aravuga ati, umugabo amushyira umugore amushyira umugabo. Ijambo ry'Imana. Mwere y'umuryango Jean Pierre turagusaba ngo twakire abantu baje bagana umuryango wacu kugira ngo barabatumirwa twatumiyeho baze basobanukirwe n'itangiriro y'iteraniro hano. Twabaha umwanya kugira ngo twakire uriya musaza Sabirani. Murakoze. Amen.
mu izina ryanjye bwite n'iry'umuryango uhagarariye muri rusange muragushima. Ndagushimiye rwose barashima n'umuryango uhagarariye. Nakuhasereye urangarize ko nari kwibaza ngo ese ntahakana ikiganiro twagiranye imbere y'imbaga tuvuga baraza kwambukira. Mbere rwose ndagushimiye ko uri umugabo w'umuvura kure mubana nicyo wumvise kandi mubana nicyo wahuye kuko ubutumwa bw'abatabusha amatara bahaye bose nabugejejeho kandi urabereye kandi ushoje ikiganiro twari twaragiranye. Bityo rero mubyeyi wanjye uyu muryango tumushimiye umuremyi waje umerekeye. Bityo rero urakomeze utubere umubyeyi natwe tuzakubera abana urakoze. Natwe uje dusangana umuryango ndagira ngo dukomeze ubutumwa tukwereke mbereye kuri cyiza kurutina na Fereni Urunyuma bakareke babuzuze. Nakubwira amazina ayo mazina mubwire ko yasangiye tukira ngaho rero muri muryango wawe nakuza kuwusanganye abamubwiye bakurebe biraregera gusohoza ibadakukuramo muri abo bantu tuvuze n'umubyeyi w'abisi ahangaha tubiherana n'abantu bakurebe muri rusange umuryango uri kwa Mateo turi kumwe urugi icumi. Birumvikana Florenti na Claudine turabasaba ko bahaguruka nitubona tuze natwe twabaremera mu rugo bahaguruke baratwereka nyine intoki ibiganza babizamura turebe niba ari
abajya gufatira abagore n'ababyeyi ba Florina ariko n'ababyeyi ba Florenti iyi n'akanamenya y'abantu bashatse yuko hano barasanga nanone rero yaragiye zisabisha amarabere hano hari indangururamajwi ari umwanya wo gushima ndetse avuga ngo baba bana bombi bafashe umwana wacu ukwiye kugira ngo batura dushyize ku ntebe nyizi ndabashimiye mwagize kwihangana ndetse mugerageza kubereza ababyeyi icyubahiro niyo mpamvu nifuje kuguhereza impano kugira ngo tugire imuhira witoze urebe ikirimo ubundi kubera imana ibintu bigenda neza aba bana barihanganye aba bana bakoze ibitware n'ubutware nanjye nk'umubyeyi wabo nifuje kubageza ubona aritanga imbuto kubera ko iyo umwana ari mu rugo umugore umugeze ariwo ugashaka n'ubusimo akaza kurisha agashinga urugo aba bana baranejeje uyu mukobwa umwana wanjye n'umuherezi none umwana nta kintu tugeze tubana nabi kugira ngo ibintu byose bageze igihe cyo kugira ngo ashime none muhereje bato yo kugira ngo nibura ube w'igihugu yo gushinga mbere arakoze ntabwo tuvura none gize amahirwe abashinzwe urugo none abashimiye kuko badashinze none birabereka mu muhanda yakire ubundi asaza yabo byarutse rwose byarutse n'umuririmbyi mwiza na Florenti Kiza n'abazamu mufite murakoze cyane ariko maruye bariya abantu nimubona nagize ubwo afite amateka akomeye umuhanzi nasanga akagenda n'ubu ntabwo bakunda n'umutuzo kuba yakoze umusoro agashyira amasomo akamukurikirana kugira ngo yumve n'umukara
mushiki wanjye abyara abavandimwe twamutegura impano turi abantu batatu twabitekereje turavuga ngo ishyigikira urugo rwiza urugo rwabo ruzaba umugisha urugo rwabo azashishije kugira ngo umutima ukunda uko bayahungu bamarira ushimye niko bari kuyahunga Torina bose nyine buri wese ni ikintu gikomeye cyane muri aya mateka ntaye impano abigisha abafite umuti bubaka ikiraro mu kwezi kwa kabiri zagana kugira ngo bose Thank you.
turahuye nk'inshingano ni ugutabarana. Aha ni umuco nyarwanda, buri wese agomba gutabara mugenzi we, kandi itegeko rirabihanira kudatabara umuntu uri mu kaga, ariko bigeze ko mwashakanye ni inshingano ikomeye. Muri rusange uburyo bwa mbere mbabwiye bwitwa ivangamutungo rusange, ni uburyo abashyingi bahitamo bazacungamo umutungo wabo, buri wese akaba afite uburenganzira bungana bwa mugenzi we, 50% cyangwa 50%. Kimwe cya kabiri, kimwe cya kabiri. Bivuze iki? Ibyo wari ufite utarashakana mugenzi wawe ukiri iwanyu, mu mutungo muhitamo musangira na mugenzi wawe. Nibyo muzabona muri kumwe, mu mutungo muhitamo musangira na mugenzi wawe. N'umwenda wari ufite mbere yuko mubanza, iyo musezeranye uburyo buri wese aba yemerewe ko agiye gufatanya na mugenzi we kwishyura uwo mwenda. Ubu buryo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange. Mutege amatwi ko muraza kubisubiramo, hari ushobora si gushyingira. Ivangamutungo rusange mwabyumvise? Ibyo wari ufite ukiri ingaragu, ibyo izabona muri kumwe, yewe n'imyenda, icyo gihe wese agira responsabilité yo kubisaranganya na mugenzi. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano. Bivuze iki? Ibyo wari ufite mu mutungo wawe utarashakana na mugenzi wawe, mu mutungo wawe bwite wigenga, ibyo mubonye muri kumwe niwo mutungo mwamusangiye. 50%. Rero icyo gihe icyo bisaba ni uko abagiye gushyingiranwa bagira icyo buri wese azana nk'umugabane wo gutangira umutungo. Ko mubuze ngo muzavanga umutungo w'umuhahano mu gihe mutarabona, se byagenda bite? Kirumvikana. Noneho ikindi tubasaba no kwandikisha umutungo buri wese yarasanga kugira ngo umenyekane, utazaranirwa muri ya mitungo mwavanze. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni uburyo abantu bagiye gushyingiranwa bahitamo azacungamo umutungo wabo, ariko buri wese akaba ari nyamwigendaho. Uyu mutungo buri wese arimenye, mugahuzwa n'ikiryamo. Niba ari uguhaha mukajya inama uko muzahaha, niba ari ugukodesha mukajya inama uko muzakodesha, buri wese yimenye. Ubu buryo butatu: ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo risesuye. Ubwo rero uburyo butatu kugira ngo tubaze buri wese uburyo mwese muzaca umutungo wanyu n'ubundi. Uravuga uti ivangamutungo rusange, nawe urabitwa ku giti cyawe. Ubu Valentine nawe wasubiramo. Enoke na Safisi muri he? Ubwo buryo bwose uko ari butatu mwahisemo ubwo buryo. Sofia? Yego. Obedi na Suzanne? Jean de Dieu na Janine? Ivangamutungo rusange. Ashingiye ku mutungo. Rero umuntu muzabana mukabana akaramata, mukabana imyaka yose, ni ngombwa ko ku bijyanye n'umutungo abagabizanya ukuri. Hari imigani ivuga ngo umusore utiyaze arongora inkuru, ariko buriya navuga ngo kuvuga ukuri ntabwo byica mubazi. Abantu benshi bashakana ntacyo bafite, ariko baravuga ngo abagiye inama Imana irabasanga, ntabwo bafite ibintu no kuba barabivukanye, ahubwo abantu bakuramo ko mufuka bagakora bararonka. Ikindi rero ni ukumenya ngo mu rugo harabanza iki, arakurikira iki, arayoboka iki, ikihutirwa kurusha ikindi mu rugo ni iki. Byose mukabikora mwabigiyemo inama. Nibyo rero. Nubwo tuvuga ibyo rero byose, urugo abantu bagiye kubaka ntabwo ari paradizo. Niyo mpamvu tuvuga ko twibutsa abantu impamvu
bishobora gutuma abashyingiwe batandukana. Ya masezerano atagaciro, ntabwo amasezerano atagaciro kubera ko umuntu yabitekereje, amasezerano atagaciro kubera ko byemejwe n'urukiko. Iyo twe turangije gushyingira akacu kaba karangiriye, iyo mutekereje gutandukana mujya mu rukiko, ubundi mukazatuzana impapuro z'urukiko tugashyira imyanzuro y'urukiko mu bikorwa. Ariko ntabwo mbifurije mwese, sibyo? Nifuza ko mwubaka ingo zanyu zigakomera, ariko ntabwo byatuma ko umuntu abura kubibabwira, kuko abanyarwanda bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntibakishe isuka, kandi ibyo mbabwira mu byumve nka kirazira, sibyo? Hari ibyo umuntu akora mu rugo azi ko ari utuntu duto duto kandi ushobora kubyara ubutane. Impamvu bishobora gutuma abashyingiwe batandukana ni ubusambanyi. Ubusambanyi ni icyaha umwe mu bashyingiwe bakora, agakora imibonano mpuzabitsina n'uwo batashakanye, batashyingiranywe. Ubwo rero byumvikana ko uhereye uyu munsi buri wese mugenzi wawe umubone nk'umugore wawe, utagira undi umusimbura.